Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi dufite umuntu ugiye kutwereka no kutubwira uburyo perime igoye kuyibona muri Norvège, ibibazo umuntu ahura nabyo n'impamvu agomba gushyiramo imbaraga kugira ngo iboneke. Ubu ubona kubona perime muri Norvège bisaba iki, cyangwa se ubona ari ibintu bishimishije cyane? Birashimishije ariko bisaba imbaraga nyinshi. Imbaraga nyinshi nyine wenda ku banyantege nkeya da. Bishoboka ku bafite imbaraga, ubwenge bwinshi bitabagora. Bivuze ngo ni ibintu byiza cyane, ndabona uzi no gutwara neza. Kubona perime biragoye ariko ngira ngo ntabwo bisaba amafaranga menshi. Wabwira icyo abantu bashaka kuba babona perime cyangwa se bitegura gushaka perime muri iki gihugu? Nababwira kudacika intege, nicyo cya mbere. Kudacika intege, kumenya icyo bashaka nyine bagashyiramo imbaraga ku manywa na nijoro, ntibacike intege, mbega ntibarambirwe. Ibyo byonyine, nta mafaranga bisaba. Amafaranga yo, igihe, amafaranga y'abantu baba bayafite ariko bakabura ahubwo perime. Naho ubundi yego bisaba amafaranga, ariko ikibazo si amafaranga. Bitwara amafaranga menshi, bisaba nabwo kubanza nyine gutegura kugira ngo wenda ujye nko kuri traffic, ukabanza nyine ukaba uyafite. Urumva bisaba n'igihe. Bisaba igihe kuko urumva ntago wabifatanya n'ibindi bintu. Si ubwo ni ukuvuga ngo ubonye amafaranga uyafite wahita ujya ku ishuri ryigisha imodoka ugatangira, cyangwa urabanza ukiga ibijyanye na teori cyangwa se gukora ikizami cya? Nyine urabanza ugasoma amategeko y'umuhanda. Gusoma amategeko y'umuhanda, ukagenda ukajya kuri Statens-Vesen ugakora, bakaguha ikizami nyine ugakora ikizami cy'amategeko y'umuhanda. Gusa nacyo ntabwo kiba cyoroshye. Statens-Vesen ubwo ni iki? Ku bantu batabizi wabasobanurira? Ni abashinzwe iby'umuhanda, mbega ni nka leta, ni polisi cyangwa se nyine abashinzwe iby'umuhanda. Bashinzwe ibintu byinshi ariko cyane cyane ibinyabiziga, imihanda, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero iyo umaze gutsinda ikizami cy'intuze cy'amategeko, wahita ushaka umuntu wa prive cyangwa se umuntu uzagufasha mu buryo bwo kwiga bitakugoye. Ushobora kuba ufite wenda nk'umuntu wo mu muryango utwaye imyaka 5, bisaba kuba umuntu kwigisha kuba atwaye imyaka 5. Ikindi kandi abaye ari uwo muri famiye biroroha, kandi abaye ari n'uwo ku ruhande ukamusaba nabwo ashobora kugufasha. Ubwo ndumva ari byo by'ingenzi bikenewe, hasigaye akagufasha ugatwara. Wakumva nyine uzi icyo gukora, wumva ubisobanukiwe neza, umaze kumenyamo, si ngombwa ngo ubimenye byose. Ushobora guhita ukora iki? Ujya muri traffic school, kuko byo biba bitwara amafaranga menshi cyane. Ko batanga amafaranga menshi cyane. Menshi cyane ubwo ni nko kuvuga nkangahe wowe ubizi? Kuko babara buri saha, buri kwezi? Buri saha uba wishyura hafi 1000 cy'amakoroni. Mu manyarwanda ubwo ni nk'ibihumbi 100.
ibihumbi ijana na 30 isaha imwe. mu magande ni nk'ibihumbi magana ane, ibihumbi 350, imitwaro 35 y'amagande. Ubwo rero urumva ko atari ibintu byoroshye pe. ntabwo ari ibintu byoroshye, birahenze. Nimba utwaye amasaha kandi amasaha aba ari menshi, nk'urugero gutwara nk'amasaha 50, urumva nyine nibyo bya bihumbi 50. Birahenze cyane pe. Icyiza nyine ni uko umuntu yajya kwiga yarabanjije gutwaraho pirive, yarabonye umuntu umufasha, yaramaze kwimenyereza, noneho ukanabifatanya rero. Ako ni urugendo rutoroshye, ni ibintu udashobora gutekereza uyu munsi ngo wumve ngo mu kwezi kumwe biraba birangiye. ntabwo birangira ako kanya. Oya, ibintu bisaba urugendo rwose. ubu wabonye perime yatsinzwe inshuro nyinshi, cyangwa haba muri teori cyangwa mu kizami bisanzwe? Teori yo yantwaye igihe kinini, nakoraga nkatsindwa, nkakora nkatsindwa.